Yes umusore mwiza. Salamu metri rukoka. Umeze utera? Utare yaranze. Yaranze ntabwo no kuyimuka. Ariko ngo kazungu ari kugukorana akazi. Kazungu arimo arakora akazi kose ariko nawe ntahembwa. Akaba baramuhiga ngo haseshe. Ari muri tije. None se cyako wabuze? Narabuze nyine sigaye mpinga. Rimwe na rimwe njya no guhinga. Yagajya kuragira maze akazi kabuze. Wese wajya kuragira uko ko umutekinisiye nkawe washobora kuragira. Nyine nigana baragira nanjye nigaragira. Biko uzaminka rero duhimburagira kuko byanze byemeye ufite igishoro cy'inka cyangwa se urumworozi muri make. Yashaka amafaranga ndaguha akanyana mfite ntacyo. Akanyana ndagafite kameze neza k'ibihogo. Wese ntigahenze? Ntabwo ari menshi n'ibyibi. Ni n'umuntu. Ese shana ubuzima bwo mu mujyi bimeze bite mwana? Umujyi waranze iyo mwango umuntu utegereza njya guhinga ndagira n'inka buri motari bibaza. Kandi yagiye yigeze gukora amashanyarazi, amazi, ibyapa, amakaje. None ugiye gutuma ujye kutajyaho n'ibindi. Ibyo byose ndahomba amabasi yacatse amajerekani byose ndahomba. Abantu buba nimba hari ikintu gisekerera icyo ngo kugira umuntu aba ari umutekinisiye birangire bigeze gute avuze ngo agiye gusubira mu cyaro. Umujyi wararabuye akazi karabuze mwe. Ari cyo utabonaho jana hatari pe ukuzukira ko wicaye. Wari wicaye ariko ndabona uvuye mu kazi sinzi ufite amarangi ku ntoki. Nakaraka narimbonye kagahise barembanga nyatanu nta na miranje niwe uratujya mu ryinyo. Niba yagura atawigira mu ryinyo. N'ingurubindi zarahenze. Ariko rero njye ndashaka kugutuma ku muntu. Ndashaka kugutuma ku muntu Kazungu. Kazungu ni umubona uzamubwira ati hari umuntu uri kugushaka. Hari umuntu uri kugushaka. Zamuzane muteruye. Zamuzane muteruye. Shaka kumutera sibwo byaduhira ntago byaduhira. Zamutware gute? Oya wowe uzamubwira nyine ko turi kumushaka azaza nyine tuganire. Zamubwira ariko n'uwo mukaya turahuye sinzi iyo bimbira kamera y'umubiri. N'uwo turahuye. Wese umuntu waza gushaka mu gitondo mwabonanye? Wowe kuri telefone umuntu amagaye kuri telefone aza kuguhigira kwa Manama hano hose arimo akubaririza. Sidariye se wasanga ari we mwabonanye se? Gaspizanije telefone ndamuhamagara. Agaspiza no ari umustar man no muzi. Abagiye umustar wahe umukongomani no umustar wawe. Baze kinye mirambo mukaye akubitanye muri garaguruka. Agiye ayezi bag. Ai Pablo abagenda atambika bya birenge byiwe. Tamane rokoga mazaho guhiga randi niwe. Reka umunyime mukatanire bara n'imodoka ari n'abantu. Deko ni. None se mugi se shara katira he na hese ubwo ngo. Bueno uco muri populaire gacha ku isoko. Kwabira bagasubira kwisita ngabonice. Ubuzima se nyine muri make twaganiriye ko twavuze ko ubuzima bukomeye ariko muri detail ntago wamenya ngo bukomeye gute byifashe gute. Hari inzara byamene n'inzara ukurya ni bijoro nabwo rimwe na rimwe urumva akazi karabuze nabikubwiye ko sigaye njye no kuragira. Reka mwana sikabyihorera. Harye wazaburije kure ariko nyine ikigaragara cyo nuko birabiri hose ari kuri we wenyine buriya natwe bigiye bituriho nuko yenda hari ibiba bitagaragara neza cyane basanga hari ibintu biba byihishe. Sha ubuzima ahubwo niho umuntu azajya Butare yaraze ibintu byanze Butare yo rwose yaranze. Sha aho rero ngo tuzareka tube turekeyeho tuzongera tuganire wenda n'ikindi gihe ku bundi buzima yenda bitewe ariko iyo nka yanjye wishyira uruhande rumwe wenda nanjye nzaza nyine ngo usure unyoroze. Urabo mavasi ningwiri ngurubindi. Urabo ningwiri ngurubindi. Ingurubindi yo ntago yabura. Ingurubindi ntiyabura kabisa ewana. Yaruri igeze kuri senyisi.
bani sawa rero ubwo ngubwo uraza kunyunguza ndakureba sawa sawa